Ndyamana n'umugabo wa mukuru wanjye, ariko igihe cyose duhuje amaso, igihe tuganiriye agahinda karanyica, amarira akazenga mu maso, nkashaka kubimubwira ngo musabe imbabazi ariko bikanga. Hi guys, reka nisere ko mukomeje kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese aho muherereye. Yes, rero ushaka kuba ari ubwa mbere ukurikiye iyi channel, reka twizere yuko amaze gukora subscribe, turakwakiriye mu muryango mugari w'abakurikira Shine TV. Uyu munsi rero ngiye kubasangiza inkuru y'umukobwa wanyandikiye dimushaka, nzajya mberekana message kugira ngo wenda mujye mubona ko ari ibintu biri serieux, atari ibintu mpimba, ari ibintu abantu biba bifashe bakanyandikira bakambwira, kuko hari igihe abantu baba badashaka kuza kuri kamera ariko bashaka gusangiza inkuru zabo abandi bantu kugira ngo bazigiremo, kugira ngo zibafashe, kugira ngo bagende bagira inama bagenda bazikuramo. Rero uyu mukobwa yaratwandikiye inkuru irakomeye, you guys, irakomeye. Njye narayisomye ndavuga bino bintu ntago bibaho, kuko iteye ubwoba. Iyi siragana hehe? Iyi siragana hehe? Urubyiruko ruragana hehe? Imiryango iragana hehe? Famille ziragana hehe? Ubuvandimwe buragana hehe? Ubuvandimwe bwagiye he mu bantu? Mu by'ukuri uyu mukobwa rero ntatinze, reka mbasangize inkuru ye. Yarambwiye ati nitwa runaka, ntuye i Remera, mba kwa mukuru wanjye. Mukuru wanjye arubatse, afite umugabo n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Ariko mu by'ukuri ukuntu nisanze nakundanye n'umugabo wa mukuru wanjye biteye ubwoba. Byatangiye mbona ari ibintu by'imikino, ariko gusa naje gusanga byarafashe iyindi ntera. Rero kuko nayisomye, reka ngende mbabwira uko ibintu byagenze. Uyu mukobwa nkuko mbanje kubasomera muri introduction kuntu byagenze, urumva iwabo ni mu cyaro first of all, ariko kubera kurangiza amashuri no gushaka ubuzima, mukuru yaramubwiye ati nimba urangije ukaba nta buruse wabonye kujya kwiga muri kaminuza, waza ukaba iwanjye nta kibazo. Umukobwa aravuga ati byaba ari amahirwe, n'ukuri wamufashije, oh my god, wamufashije, sinzi ikintu nazakwitura. Nuko aramubwira ati ngwino rero, arabisaba umugabo we. Mugabo mbwa nta kibazo, ntago nabura kugufashiriza famille. Mu by'ukuri nyine byari ibintu bisanzwe. Okay, mukobwa rero nihuse, umukobwa yaje kuba kwa mukuru we. Mbibutsa ko mukuru we urumva nyine afite abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Uwo mukobwa ntago ari mukuru, afite urumva afite imyaka nka 23 gutyo 24, ariko ni mukuru ariko si mukuru cyane. Hanyuma rero akimara kuhagera, urumva bamushakiye akazi, atangira gukora, atangira ku mukobwa w'umusirimu, urumva no kugera muri Kigali, atangira kwiyitaho, atangira kwambara neza, atangira nyine kugaragara neza, atangira gukubita aka makeup, urumva aba nyine umukobwa mwiza koko bigaragara, ubwiza bwari buhishwe buhita bugaragara. Hanyuma rero uko iminsi yagenda gishira, umugabo we akajya amwandikira, urumva of course yaratunze nimero ze, akamwandikira bite, ese wiriwe gute, bitangira gahoro gahoro, amwandikira ejo yongera ikintu biki, ese waje tugasangira, reka nimburanyisha akazi duhure, bagahura akagira ngo ni bya bindi by'aba bon frère n'abaki sinzi abakobwa ukuntu babita, ariko agira ngo ni bya bindi nyine kuba umugabo mukuru wawe wenda ari umushuti wawe. And then rero byaje gukomeza bifata indi ntera, atangira uko bagenda basohokana, buri wese atangira kwiyumva mundi. Ako umukobwa akagira akantu ko kuvuga ati no, ni mukuru wanjye, n'umugabo wa mukuru wanjye, I can't do this. Ariko umugabo none aza kwerura, aramubwira ati ngiye reka nkubwire runaka, naragukunze kandi njyewe ibyiyumviro byanjye byanze guhagarara, nagerageje kubireka, nagerageje kwihangana, nagerageje kubirwanya, ariko byaranze, ntago nzi ikintu nakora. Yego ndabizi kuri murumuna w'umugore wanjye, ariko trust me, I'm in love with you, what can I do, help me. Reka rero tubitware gakeya, reka dukundane, tuzajya tubisha gake gake. Nuko ati twatangiye kugenda tubihisha,
ariko uko iminsi igenda ishira urukundo rukatuganza. Noneho hari ikintu cyajyaga kimbabaza cyane kikantera agahinda. Hari nk'igihe wenda umugabo wa mukuru wanjye yambwiraga ngo tugende gusangira, hanyuma tugasangira amasaha yo gutaha, hanyuma ngiye nkataha mbere ye, agataha mbere yanjye, umugabo agataha mbere yanjye, hanyuma yagera mu rugo agatangira kubaza umugore ngo ese murumuna wawe ari hehe ko asigaye ataha amajoro. Muri kumva iki kintu? Umugabo yari kumwe n'umukobwa aratashye mbere ye kujijisha, arangije abaza umugore ati murumuna wawe ko asigaye ataha amajoro byagenze gute? Ibi bintu simbikunda. Atangira kujya yigira nyine nabi ati mu rugo rwanjye nta mukobwa ugomba gutaha aya masaha, even nanjye nyiri urugo mba natashye kare. Ariko abantu mana, Imana izabahana. Reka mbabwire ibintu mukora, Imana izabahana. Nuko reka dukomeze dusome. Hanyuma ubwo ngubwo arangije ati nkagera mu rugo nkasanga yarakaye, mukuru wanjye akansohora akambwira ati papa runaka yarakaye, ntago nzi kuri buze kumukira, wajya ugerageza gutaha kare wa mukobwa we. Urumva? Noneho ati wajya ugerageza gutaha kare, kandi bazi ibyo bavuyemo. Hanyuma ubwo ngubwo noneho umukobwa akinjira muri salo. Wa mugabo, wakirara we, utangiye kuba ikirara, wibagiwe aho wavuye, ibiki n'ibiki, amasaha wari uri hehe? Aya masaha bigeze sangahe? Saa 3 saa 4, umwana w'umukobwa akiri mu gasozi. Njyewe nimba ari ibingibi mukuru wawe azagusubiza iwanyu, kuko ntago nsporta abakobwa nyine batanyubaha. Ibaze umukobwa ati ndi kugenda mvuga nyine mvanga nanasoma message. Umukobwa ati nkamureba nkavuga ati ariko mana we, nyine urumva ko abaga ari ukujijisha mukuru wawe kugira ngo atamenya wagwane, kugira ngo atamenya ngo ni ibiki byagenze biti. Hanyuma rero noneho biza gukomeza, mukuru we akajya amugira inama akabwira ati mwana mwene mama wagiye witwara gutya na gutya, nimba papa runaka adakunda zino ngeso nta kuntu wabigabanya, uragira ngo azarakare agusubize mu cyaro. Umukobwa ati nzihana basi, mbabarire ntago nzabyongera. Hanyuma noneho yarangiza kumusomera, uwo mugabo yarangiza kumusomera akahita amwandikira message akamubwira ati ngaho mva imbere genda. Ngaho mva imbere genda. Yagera mu cyumba akamwandikira message, kandebe aho yavuze. Ngo hanyuma yamara kunsomera, nagera mu cyumba akahita anyandikira message insaba imbabazi, akambwira ngo sheri umbabarire nimba narengereye, mbabare nimba nagututse bikabije, nanjye ntabwo yari njyewe, urumva nyine tugomba kujijisha kugira ngo mukuru wawe atazadukeka. Guys, isiragana. Can you imagine? Akamwandikira message akamusaba imbabazi, umbabarire nimba narengereye, urabizi nawe tuba tugomba kujijisha. Sawa mukuru we nyine nawe urumva agombaga kumusaba imbabazi, bugacya bukongera bakajijisha, icyumweru kigashira, hanyuma hakaba ari ubwo noneho nuza umukobwa abwira asaba uruhushya akavuga ati ngewe rero hari umwana w'umushuti wanjye nzamwambarira muri weekend, kandi ni kure, nzagenda kwa 5 nzagaruka ku wa mbere. Kumbe yabipanze n'umugabo. Umugabo nawe urumva we ntago yagombaga kugenda ngo arareyo iyo minsi yose. Hari ubwo yavugaga ati ngiye kugenda, wenda umukobwa akagenda kwa 5, ubundi akazamusanga kwa 6, ahantu hose ibyo akora, aharara, ibyarya, ibyambara, ari umugabo bireba. Akamusanga nyine akaba rugarara umunsi umwe, ariko wakahita agaruka umukobwa akagumayo. Gutyo. Reka rege kizagere umugabo amutera inda. Ati bizagera ubwa antera inda. Amaze kumutera inda rero aramubwira ati noneho baratwishe, turapfuye, bya bintu
byafashe indi ntera ntabwo nzi icyo ndi bukore ndahemukiye mukuru wanjye uko biri kose uko wahemuka ntabwo waburamo akantu mu mutima wawe nuko aravuga ati se tubigenze gute umugabo aramubwira ngo humura tuzareba uko tuzabigenza baje kubigenza bati baje gukuramo yanda inda bayikuramo ariko noneho icyo gihe bagize ubwoba batangiye kubona ko ibintu barimo ari amafuti noneho byakabije ariko gusa icyaha wakimenyereye mwabantu mwereka mbabwire iyo wamaze kumenyera gukora icyaha kiraryoha ugitangira gahoro gahoro ni nka kwa kundi se nago nk'urugero rw'iki niki kiryoha se ice cream ntago warumaho gatoya ngo uyibike uziko iri hariya ugenda ufataho cyangwa se isukari cyangwa se ikindi kintu uzi kiryoha nawe ugitangira gahoro gahoro ariko kukibika wamaze kugezamo hagati biragoye ni nkuko rero nibyo ngibyo bimeze rero ukuntu byaje kugenda ubwo umukobwa yaje byabaye iki umukobwa rero urumva yaje gutangira kugira amakenga ariko kubera ko yarageze kureba buri garuriro umukobwa akajya agerageza gukatira umugabo akamubwira ati wenge naguna nabaho nagufite ngiye burana nakwemera nka na divorce umugore wanjye ariko tukabana can you imagine akabana nande muri umuna w'umugore we iyi si okay rero nihuse ukuntu ngo byaje kugenda ubwo ngubwo umugore yatangiye kujya abakeka hanyuma barangije bafatamo agapoze gatoya kugira ngo atazabimenya ariko urukundo rwabo rukomeza rutera imbere ati yanguriraga impano za buri munsi ngaho telefone ya iPhone yadutse ihenze akaba ari ngiyewe wa mbere uyitunga kandi umugore we ataranatunga na iPhone 11 uri kumva icyo kintu ibaze kagurira muri umuna w'umugore we iPhone 14 ariko akaba atagurira umugore we na 11 byibuze urumva nuko hari n'igihe njya mbona wenda nkabona nka stock yashize nkabona nta bintu birimo ariko umugabo ntatinye komereza n'ibihumbi 200 ngo ningende niyiteho ibi bintu true story urumva ntatinye kumuhereza ibihumbi 200 kandi stock y'ibiryo byashize aho kugira ngo ahahe agahereza umukobwa ati genda wiyiteho so umukobwa rero birangiza ambwira ari kumbwira ati rero Diana ndagusabye njya mbona ugira abantu inama ugira abantu inama zigiye zitandukanye ku rukundo ndetse n'ibindi ndakwinginze umbwirira abantu bawe bamfashe ndebe nimba hari inama bampa byibuze zikamfasha nkaba nahinduka nkareka umugabo wa mukuru wanjye ati kuko nanjye sinkubeshye maze gukunda umugabo w'abandi kugeza naho numva nta wundi mugabo nkeneye mu buzima bwanjye numva nazabana nawe usibye umugabo wa mukuru wanjye kandi biragoye kubana nawe kuko urumva atunze mukuru wanjye arakomeza ati nukuri nimba ari ikintu kijya kimbabaza n'ukuntu nahemukiye mukuru wanjye kandi we yaramfashije mu bishoboka byose nta kintu atiyeze akora kugira ngo nishime kugira ngo nezerwe ibaze ko ari nayo wanyishyuriraga na minervare igihe nigaga muri secondaire ariko iyo murebye mu maso nkaritekereza ukuntu ndyamana n'umugabo wa mukuru we nkareba turiya twana tuba duhemukira numva nanakwiyahura icyaha ngayo nguko aragira ati ndabinginze bavandimwe ibi bintu birankomereye kandi nanjye singewe ngerageza kumwikuramo byaranze nkora iki mumfashe mungira inama simwumvishe inkuru mufashe uyu muntu mumugira inama asigaye akunda umugabo mukuru we umugabo mukuru aramukunda asigaye ari mukuru we akabona ntago azi icyo ari cy'imbere ye
kandi ari wamufashije buri kintu cyose. Guys, mu by'ukuri guhemuka nta kintu kijya guhemuka, nta nyungu yabyo. Ibaze guhemukira umuntu wagufashije, ibaze kugira ngo umuntu akwishyure minervare, akwishyurire buri kimwe, yemere charge zawe, aze agushyire mu rugo rwe, nurangiza umutwara umugabo uri n'umuvandimwe. Icyo kintu usibye njyewe ku ruhande rwanjye numva yakwegera Imana agasenga, nako ni nabimubwiye, agasenga akihana, akagerageza akava no mu rugo rw'abandi, akabloka umugabo w'abandi, ubundi agasiba nimero ze, akagenda kure yabo, ubundi akagerageza gushaka boyfriend we. Ni ukuri njye numva byazakemuka, aho kugira ngo agende senyeri mukuru we. Ngayo nguko rero nuko byagenze. Reka mbashimire cyane, reka nizere ko ngiye kubona message zanyu mugira inama kuko ndabizi arategereje. God bless you all. Remember to subscribe. I love you. Bye.